kuba dukurikiye banyita Muhire Faustin umushumba wa Harvest. Uyu mwanya mwiza Imana duhaye ndagira ngo mu minota mike cyane mbahe rino jambo hongiye kuvuga hejuru ubwenge nk'urufunguzo rukwinjiza mu masezerano, ubwenge nk'urufunguzo rw'ubutsinzi, ubwenge nk'urufunguzo rwo guhirwa. Ubwenge mvuga ni ubwenge bwo kumenya Imana. Paulo yandikira Abaefeso mu rwandiko mu gice cya mbere uhere ku murongo wa 15 kugeza ku 17, ndaza kuvuga gusa riya jambo riri ku murongo wa 17 aho yabasabira bango ndabasabira kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Ese kuki yabasabiraga uwo mwuka w'ubwenge? Nuko itorero ryarimo rinyura mu ngorane zikomeye cyane, mu ntambara zikomeye cyane, muri persecution, aho abantu benshi bari bafite ubwoba. Ariko mwibuke Daniel yandika mu gice cya 11 yaravuze ku murongo wa 32 ngo icyakora abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ubwenge rero bwo kumenya Imana cyangwa guhishurirwa Imana nicyo kintu cyonyine cyiza kikakumara ubwoba, kikagutinyura kandi kikakujyana kikakunyuza mu bikomeye, aho abandi bagwa wowe ntuhagwe, aho abandi batsindwa wowe ntutsindwe, ikakwinjiza mu masezerano. Yewe nanavuga nti abanyabwenge gusa bamenye Imana, abantu bahumekewe n'Imana bakiriye ubushobozi ndengakamere, kuko ubwenge bw'Imana ni ubushobozi ndengakamere mu buzima bwacu. Mu yandi magambo ni ubushobozi bw'Imana, ni ukumenya kw'Imana, ni ukurebera kw'Imana cyangwa imirebere y'ubumana mu buzima bwacu. Rero muri iki gihe turimo, yaba urubyiruko, yaba abakuru, yaba abakomeye, yaba boroheje, abize n'abatarize, bakeneye ubwenge bw'Imana kugira ngo babashe guhagarara. Icyambere birinde ibyaha, icyakabiri babashe guhagarara bahamye kwizera kwabo, ntiba compromising, ntibashidikanye, kuko rimwe na rimwe iyo tunyuze mu bihe bigoye hari igihe umwanzi atwongorera tukumva nkaho Imana idahari. Ariko ndagira ngo mbabwire bavandimwe inshuti z'Imana, ibihe bikakaye nabyo ni ibigize umuhamagaro wacu. Ubutayu tubunyuramo, Abisiraheli bava muri Egiputa banyuze mu butayu. Ese kuki banyuze mu butayu? Ubutayu nubwo tubwanga cyangwa buturiza, butugora, butubabaza, na ahantu Imana idutoreza igakomeza imyizerere yacu, ikaduha andi maso areba kure, kuko yuri mu buzima budamaraye ntabwo ureba kure. Ibyo rero byagoye Abisiraheli benshi, ariko nanone abandi barubakwa. Abagabo barimo nka Yoshua na Kalebu, yewe na Mose wari ubayoboye, n'abandi, n'urubyiruko bamwe bavukiye mu butayu, babashije gukomera, bamenya Imana, bahagarara ku masezerano, noneho ntibongera gutinya. Mwibuke inzara ya bamwe yarabakubise baratinya, izuba rero bakubita baratinya, babona abantu cyangwa amahanga yarategereje kubarwanya baratinya. Ariko abahagaze ku isezerano ry'Imana kubera bwa bwenge cyangwa wa mwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bamenya ko bafite Imana. Urugero rumwe rukomeye mu ijambo Yoshua na Kalebu bavuze, niba Imana iri mu ruhande rwacu, ababisha bacu tuzabarya nk'imitsima. Bavandimwe, niyo mpamvu Paulo arimo asabira itorero ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Kutamenya Imana bitumye abantu barya uburozi, kutamenya Imana bituma abantu bigaragura mu byaha, kutamenya Imana bitumye abantu basebya izina ry'Uwiteka. Ariko ndagusengera ngo umenye Imana, kuko kumenya Imana nibyo bizakunyuza mu bihe uri kunyuramo kandi ugatsinda. Wamenya Imana gute? Icyambere ndagira ngo nkubwire, kunda ijambo ry'Imana. Kunda ijambo ry'Imana, rigira inshuti yawe, riha umwanya, senga. Icyakabiri usenge. Numara gusenga, shyira mu bikorwa iki ijambo ry'Imana rivuga. Abantu benshi batinya gupractice cyangwa gushyira mu bikorwa iki ijambo ry'Imana rivuga. Wibona biremereye, uzi impamvu bitaremereye?
Pawulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Imana iduhamagarira ibintu birenze ubwenge bwacu. Niyo mpamvu dukeneye ubwenge bwayo ndenga kamere. Dusohoze cya kindi Daniel yavuze, bazakomera nibamara gukomera bakore iby'ubutware. Ndagira ngo nkubwire, hamwe n'ubwenge bw'Imana muri wowe, hamwe no guhishurwa kw'Imana muri wowe, uri umuntu udasanzwe, urakomeye. Watsinda ibyo bihanda biri imbere yawe, watsinda ubwo bukene uri kunyuramo, watsinda iyo ndwara iri ku buzima bwawe, watsinda amajwi arimo akubwira, watsinda ibyaha, warenga ukanesha ukagera aho Imana igushaka. Kandi ibyo byose numara kubigeraho, ndagira ngo nkubwire, ntabwo uzibuka ubutayu wari munyuramo. Benshi umwanzi arakongorera ngo hari tanga ruswa uragera ku bikomeye, undi akakubwira ati sambana ubona amafaranga uragera ku bikomeye, undi akakubwira ngo kora gutya na gutya. Ndagira ngo ubwire, ubwenge bw'Imana buraboneye, buragororotse kandi buranesha. Nta kintu na kimwe cyahagarara imbere yawe igihe cyose wuzuye ubwenge n'ubushobozi bw'Imana. Daniel yagambiriye mu mutima wo kutiyanduza, bituma ahagarara i Babuloni. Abandi barapfa, abanyabwenge barapfa, abami baragenda, Daniel asigara ahagaze. Imana iri kumwe nawe. Abantu bakagambirira kumwica, Imana ikamurokora. Nanjye ndagira ngo nkubwire, mu byo ukennye bikomeye, ukennye ubwenge bw'Imana no guhishurwa kw'Imana. Bishakishe mu ijambo ryayo, bishakishe mu gusenga, bishakishe mu gushyira mu bikorwa icyo Imana ishaka. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani 8:17 ngaravuze ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ugomba kubona Imana mu izina rya Yesu. Mana nguhaye icyubahiro, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza. Kumbugisha umuntu wese unkurikiye, umugirire neza, umusuke w'umwuka w'ubwenge, ahishurirwa amabanga n'ubwiru byawe, kugira ngo abashe kunesha mu byo arimo anyuramo byose, kandi asohoze impamvu yo kubaho kwe aricyo kuzamura icyubahiro cyawe, kushyira izina ryawe hejuru, Mwami Imana, no kuba umumaro mu bwami bwawe. Ni ku bwa Yesu dusenze twizeye, amen. Imana ibahe umugisha.